Dukomeje n'igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Bavandimwe, dusomye imirongo myinshi mu isezerano rya kera n'isezerano rishya, tugaragaza uburyo Imana ari ikwiye gusengwa, kandi uburyo bwo kuyisenga ni uburyo bwo kuyibamira, ntabwo ari ukwicara, ntabwo ari ukuririmba, si ukuvuza inzogera, si ukuvuza imyirongi, si ukuvuza gitari, ni ukubama ugashyira uburanga bwawe hasi. Ubundi impamvu Imana yashyizeho aya mategeko nk'uko imirongo yose yabikubwiye, umuntu aho ava akagera, ubwiza bwe bwa mbere ni uburanga. Ni nacyo kikubwira umuntu uwo ari we. Ntabwo wareba umuntu ku birenge ngo uhite umenya ngo uyu ni kanaka, ntiwareba umuntu mu nda ngo uhite umenya ngo uyu ni kanaka, ntiwareba umuntu amaboko ngo uhite umenya ngo uyu ni kanaka, ariko itandukaniro ry'umuntu n'undi uribonera mu maso ye, mu buranga bwe, kuko ariho hagaragaza ngo uyu ni kanaka, uyu ni kanaka, uyu ni kanaka. Icyo gice kikuranga ari nacyo gice cyubahitse kuri wowe kurenza ibindi bice. Imana igusaba kugishyira hasi, ukicisha bugufi imbere yayo, hanyuma ukagaragaza ko wishyize mu biganza byayo, we wishyize imbere yayo, wewe amasengesho yose wayahariye Imana. Niba icyubahiro cyawe gishingiye ku buranga bwawe, ukemera kubushyira hasi, ni ukubwira Imana yuko ariyo ikwiye icyubahiro n'ishimwe. Ibyo rero ntabwo ari imitekerereze yanjye, ahubwo niko Bibiliya yakomeje kukubwira. Isezerano rishya ryabivuze, isezerano rya kera ryabivuze. Ese ubundi ko nakomeje gusoma Bibiliya cyane, korowani yo yaba ibivugaho iki? Ndagusomera igice cyitwa Fusiliti, ni igice cya 41 mu gitabo gitagatifu cya korowani, umurongo waho wa 37. Imana iravuga iti wa mini ayatihi, no mu bimenyetso byayo. Iri jambo Imana yakunze kurikoresha muri iki gitabo, ishaka kwereka abantu ko iriho, nubwo abantu bamwe biramata bavuga ko batigeze bayibona, nta n'uwayibonye. Nibyo koko, iyo urimo kureba mu rusinga ntabwo ushobora kubona ko harimo amashanyarazi, ariko iyo urusinga urukozanyije ku rundi, pozitifu na negatifu bigahura, nibwo uhita ubona ko amashanyarazi arimo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko insinga zirimo amashanyarazi, ariko urusinga ntabwo warureba ngo ubone ko amashanyarazi arimo. Ushobora kureba umuntu ukabona ko umuntu ari umunyabwenge cyangwa afite ubwenge, ariko usibye n'amaso, sinzi niba hari n'icyuma cyapima ngo kirebe ko mu bwonko bw'umuntu no mu mutwe we hari ubwenge burimo. Ariko ibikorwa akora nibyo bigaragaza ko umuntu afite ubwenge cyangwa ari umunyabwenge. Imana rero nayo yagiye twigaragariza mu bimenyetso byayo, mu bushobozi bwayo, mu byo yaremye. Nubwo wowe utayibona cyangwa utayibonye, ariko nyuma y'izi nyandiko zose usoma, nyuma y'ibyo wigishijwe byose, Imana ikwihera gihamya zigaragaza, zikwereka ko ari Imana koko, kuko ibyo birimo kukwereka, nubwo isi yose yaterana, nta n'agace gatoya yakora kuri byo. Fata uyu murongo nari ntangiye kugusomera, ni uwa 37 muri iki gice. Imana iravuga ngo wa mini ayatihi, no mu bindi bimenyetso bigaragaza ukubaho kwayo, alayilu wa nahar, harimo ijoro hakabamo n'amanywa. Iyi si dufite abahanga benshi. Ubu hagira inama iteranira mu gihugu iki n'iki, cyangwa ku mugabane uyu n'uyu, isi yose igakorana, abanyabwenge bakaza, abahanga bakaza, abavumbuzi bakaza, ab'intwaro za kirimbuzi bakaza, abafite ubushobozi n'uburenze ubushobozi bakaza, bakavuga ngo tugiye guhagarika izuba ntiryongere kugenda, bizahore ari ku manywa ntibizongere kuba nijoro, cyangwa bizahora ari nijoro ntibizongere kuba ku manywa. Niba imbaraga z'abatuye isi zose zaterana ntihagire icyo zihindura ku manywa, agakomeza akaba amanywa, nijoro rigakomeza rikaba ijoro, bihita biba ikimenyetso kikwereka ko uwakoze ibyo, uzana ayo manywa n'uzana iryo joro, arenze imbaraga z'abantu. Icyo ni cyo kikwereka Imana rero. Imana iti wa mini ayatihi, no mu bimenyetso byayo, alayil, nuko yabaremeye ijoro, wa nahar, ikabaremera n'amanywa. Imana iti wa shamsu, nta nubwo ari ibyo gusa, ahubwo nuko yanabaremeye izuba, wal qamar, ikanabaremera ukwezi. Iyi ni imibumbe iri mu kirere, twigeze no kubivugaho mu biganiro byatambutse, idafite uyikontorora usibye Nyagasani wayo wayiremye,
ni imibumbe twemera n'abahanga mu bumenyi bw'isi batubwira ko iruta isi, ariko iyo uyireba mu kirere ubona ari akantu kangana nk'agatenesi, hari akantu kari aho, ariko ninde ugafashe ngo kadahanuka ngo kagwe mu isanzure? Ari izuba ninde urifashe? Ni Imana. Ari ukwezi ninde ugufashe? Ni Imana. Ari ayo manywa ninde uyazana? Ni Imana. Ari iryo joro ninde urizana? Ni Imana. Imana itewe no mu bimenyetso byayo, ibyo birahagije kuba mwabibona mukabona koko atari umuntu. Gusa ni umuntu waremye ukwezi kujyana hejuru iriya? Gusa ni umuntu waremye izuba rijyana hejuru iriya? Gusa ni umuntu utuma habaho amapfa, hakabaho n'igihe cy'imvura, hakabaho n'igihe cy'impeshyi, hakabaho ni ya Imana iti la tasjudu lishamsi wala lilqamar. Kubw'iyo mpamvu rero ntimuzagire ubwo mwubamira izuba cyangwa ngo mwubamire ukwezi. Mubona ukuntu izuba rihanitse rifite umucyo udasanzwe ngo mwumve ko mwaryubamira, cyangwa uko kwezi ukuntu kubamurikira nijoro, ukuntu kubaho umucyo ngo mwumve kurarenze mube mwakubamira. Imana izanye amabwiriza y'icyo mutagomba kubamira, kuko itegeko yashyizeho na kera na kare ari uryo kubama. Ya mirongo yose twabonye ivuga kubama, ariko nubwo wakubama bwose ntuzubamire ukwezi cyangwa ngo wubamire izuba. Ayo ni amagambo y'Imana. Imana iti la tasjudu lishamsi wala lilqamar, ntimuzubamire izuba cyangwa ngo mwubamire ukwezi. Wasjudu lillah, ahubwo mujye mwubamira Imana, alladhi khalaqahunna, we waremye ibyo byose. Imana yaremye ibyo byose, aba ariyo muzajya mwubamira. In kuntum iyyahu ta'budun, niba koko Imana ariyo mugaragira, niba koko musenga byitwa ko murimo gusenga Imana koko, Imana mujye muyisenga muyubamira. Ayo ni amagambo ari mu gitabo gitagatifu Korani, arimo gushimangira iriya mirongo yose twavuze yuko uburyo bwo gusenga Imana ari ukuyisenga abantu bayubamira. Uti rero ubundi bikorwa gute ku burambuye? Ku buryo burambuye, uburyo bwo kubamira Imana bufite ibice bigeze kuri bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere, n'ugomba kuyobora abandi mu masengesho akanabitarura akajya imbere yabo, hanyuma we n'abandi bose bakabanza bagahagarara. Igice cya kabiri, nuko nyuma yo guhagarara habaho kunama. Igice cya gatatu hakabaho icyo twatinzeho cyo kubama, aricyo kubamira Imana. Ibi bice uko ari bitatu, mumbabarire bivuge muri Bibiliya, ariko mbanze mbivuge mu rurimi rw'Icyarabu. Hari igice cya mbere cyo guhagarara. Impamvu mvuze kubivuga mu Cyarabu nuko Bibiliya hari aho nasomye ku munsi w'ejo aho Imana yavuze ngo ubwo nibwo nzaha amoko ururimi rutunganye. Ni mu gitabo cya Zefaniya igice cyaho cya gatatu umurongo waho wa 9. Iyo urebye, iyo njye mbitekereje ni ku bwanjye, kuko ntabwo bigeze ivuga urwo rurimi, ariko iyo mbitekereje mbona urwo rurimi rwavugaga rwaba ari Icyarabu, nshingiye ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko hari amagambo y'Icyarabu yaje muri Bibiliya, ndaje nyagusomere. Impamvu ya kabiri nuko inyuguti alphabe z'urwo rurimi rw'Icyarabu zagaragaye muri Bibiliya. Izo mpamvu ebyiri nizo zintera gukeka yuko ururimi rw'Icyarabu ari rwo rwaba rwaravugwaga. Nyuma yo guhagarara rero, nkuko nari mbivuze, iyo mirongo ndaje nyagusomera mu kanya, hahita hazaho igice cya kabiri cyitwa kunama, babyita ruku. Muri urwo rurimi rw'Icyarabu bavugaga babyita ruku. Nyuma yo kunama habayeho itidal. Kuva muri uko kunama nyine hahita habaho sujud, ari byo kubama. Niwo murango muri Korowani batubwiraga ngo wasjudu lillah, mwubamire Nyagasani, mwubamire Imana, alladhi khalaqahunna, iyo yaremye ibyo byose namwe ikaba yarabaremye. In kuntum iyyahu ta'budun, niba koko Imana ariyo musenga, niba koko Imana ariyo mugaragira, muzajye muyubamira. Ibi bice bitatu mvuze, guhagarara, kunama no kubama, reka tubisome mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 8, dusome umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Umurongo wa 4 uravuga ngo nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo. Ngira ngo muri rwa rurimi rw'Icyarabu uru ruhimbi rw'ibiti barwita mimbari.
hanyuma umurongo ukomeza uvuga ngo iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hilukiya na Maseya. Ibumoso hahagarara Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Hashumu na Hashibadana na Zekariya na Meshulamu yego ni Meshulamu nibyo. Uwo ni umurongo wa kane ugaragaza ko uyu Ezira yarahagurutse. Amaze guhaguruka, iburyo bwe hari abahahagaze n'ibumoso bwe hari abahahagaze. Ubwo noneho niwe ugiye kuyobora iri sengesho. So mu murongo wa gatanu wumva icyakurikiyeho. Umurongo wa gatanu uravuga ngo nuko Ezira arambura igitabo imbere y'abantu bose. Entre parenthèse baravuga ngo kuko yari abisumbuye, ngo yari abahaye intera we ari imbere yabo. Maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Bahise bumva cya gice cya mbere cyo guhaguruka, noneho abantu bakabanza bagahagararamo gatoya. Umurongo wa gatatu uravuga ngo Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Ibi ni byo byitwa alhamdu mu rurimi rw'Icyarabu. Yarabanje asoma alhamdu, ni uburyo bwo gushima. Umurongo wa gatatu uravuze ngo Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Abantu bose barikiriza bati amen. Ngo yasomye iyo alhamdu, amaze kuyisoma ayirangije abantu bose baravuga ngo amin, batega amaboko maze bubika imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Uyu ni umurongo dusoma mu gitabo cya Nehemiya igice cyaho cya 8 guhera ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa gatandatu, guhera ku murongo waho wa 4 kugeza ku murongo waho wa gatandatu. Iyi mirongo yose tumaze gusoma, nagusomeye Bibiliya, ngusomera isezerano rya kera, ngusomera isezerano rishya, ngusomera ikorowani. Iyi mirongo yose irakubwira ngo niba koko usenga Imana ubama, ushyira uburanga bwawe hasi. Niko gusenga kwahawe intumwa, niko gusenga kwahawe abahanuzi, niko gusenga kwahawe Abayisiraheli, niko gusenga kwahawe abamarayika, niko gusenga kwahawe ibiremwa byose byategetswe gusengamo basenga Imana. Ariko imirongo yose nasomye ntabwo Yesu yigeze azamo. Ese Yesu yaba avuga iki kuri iyi ngingo? Turafatanya dusome igitabo cya Mariko, iyo ni ivanjiri ya gatatu ya kabiri nyuma ya Matayo. Mariko igice cyaho cya 14 umurongo waho wa 32. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari i Getsemani. Umurongo wa 32 uravuga ngo bagira hitwa i Getsemani, maze abwira abigishwa be ati nimube mwicaye hano mbanze nsenge. Wa 33 uravuga ngo ajyana Petero na Yakobo na Yohana, atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mube maso. Wa 35 uravuga ngo yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Ati abadata byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko byo kuba uko ngeweho nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Uyu ni umurongo utwireka ko Yesu nawe yagiye gusenga yubama hasi. Niba hari umurongo waba ufite uvuga ko Yesu yasenze yicaye, niba hari umurongo waba ufite uvuga ko Yesu yasenze aririmba, niba hari indirimbo nimwe waba uzi Yesu n'abigishwa be baba bararirimbye, ubwo umenye ko uri mu nzira y'ukuri, uri mu idini rya Yesu. Ariko niba imirongo yose twasomye guhera ejo na n'ubu tukaba tukiyisoma, tukaba tugeze mu minota 45, Bibiliya yose tuyitambagira, n'indi tutasomye itwereka ko n'abatubanjirije bose bategekwaga gusenga bubamye, umenye ko gusenga umuntu yubamye ariko gusenga kwa nyako ari nako gusenga Imana ishaka, kuko niyo yashyizeho iryo tegeko n'iryo bwiriza. Mbere y'uko mva kuri iyi ngingo rero, nari maze kuvuga ngo ngewe iyo ntekereje uru rurimi narwo twaganiriyeho ku munsi w'ejo, abantu bagomba gusengeramo, ari nayo mpamvu iki gitabo kindi ndimo gusoma kitari icya Bibiliya nacyo kiri muri urwo rurimi. Impamvu nagize
umwanya n'umuhate wo kukiga no kukimenya, ari nayo mpamvu ndimo kugisoma, nuko naketse ko ari rwo rurimi Imana yaba yaravugaga muri Bibiliya, kuko nakubwiye ngo inyuguti alphabe z'uru rurimi rw'icyarabu zagaragaye muri Bibiliya. Soma mu gitabo cya Zaburi igice cyaho c'119, ujye ureba hagati y'igika cya mbere n'icya kabiri, urahasanga inyuguti zihari. Izo nyuguti ntabwo uri buze gupfa kumenya izo arizo, ariko nizo alphabe z'icyarabu. Inyuguti ya mbere mu rurimi rw'icyarabu nk'uko izacu hano tuvuga ABCD cyangwa ABCD cyangwa ABCD n'ubundi buryo. Mu cyarabu iya mbere yitwa Aleph, iya kabiri yitwa B, ukomeze izo nyuguti uzajya uzisanga hagati y'ibika n'ibindi guhera muri Zaburi y'119. Hanyuma impamvu ya kabiri ururimi naruketse ntabwo ari izo alphabe gusa, ahubwo nuko naje gusanga muri Bibiliya hari andi magambo y'icyarabu arimo, ariko abantu batajya bapfa gusobanukirwa. Ndaguha urugero, tugiye gusoma mu gitabo cya Matayo. Nawe rambura igitabo cya Matayo igice cyaho cya 23, usome umurongo waho wa 8. Haravuga ngo, ariko mwebweho ntimuzitwe Rabbi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Ijambo Rabbi ni ijambo ry'icyarabu, ni nawo murongo wa mbere uri muri iki gitabo cya Quran. Uravuga ngo alhamdulillahi Rabbi l'alamin, ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana umuremyi w'ibibaho byose. Nagusomeye mu kanya muri Nehemiya, aho wasomye igice cya 8 umurongo waho wa 4, aho bavuze ngo Ezira ashima Imana. Icyo nicyo cyitwa alhamdu, cyangwa gusoma alhamdu ni ukuvuga ngo alhamdulillahi Rabbi l'alamin, ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiriye Imana yonyine. Iri jambo ni ijambo ry'icyarabu narisanze muri Bibiliya, nacyo cyanteye kugira umwete wo kwiga iki gitabo kindi kitari Bibiliya. Ntabwo ari ugufana, kuko nibyo nahereyeho mbabuza yuko mu magambo y'Imana ushaka kuyoboka, ushaka kuzagira ubugingo buhoraho, yirinda kubogama, yirinda kuzana ubufana, ahubwo ahagarara hagati akararama. Iri jambo narisomye muri Bibiliya, numvise ko mu cyarabu no muri Korowani harimo iri jambo Rabbi, bituma ngira umuhate wo kwiga aya magambo. Ibi bitabo byombi ngerageza kubihuza kugira ngo nzamenye idini y'ukuri n'idini Bibiliya yigisha. Turacyarimo kurebera iryo dini, ntabwo turavuga izina. Wowe komeza ushingiye kuri ibi bimenyetso, uraza kwibwira idini Bibiliya yigisha n'idini rya Yesu iryo ari ryo. Ariko hano barakubwiye ngo mwebweho ntimuzitwe Rabbi. Iri ni ijambo ry'icyarabu ryatumye ntekereza ko ururimi ruba ruvugwa hano muri Bibiliya abantu bagomba gusengamo ari ururimi rumwe, rwaba ari ururimi rw'icyarabu, kuko naje no gusanga abasenga muri uru rurimi ku isi yose aho umuntu yaba aherereye ari rwo rurimi asengamo, ndetse n'ubu buryo bwo kubama nabonye bo bagerageza kubikora. Ntabwo ndi bubavuge, nawe uragerageza kumenya abo bantu ubakurikire. Ntabwo njye naje gushyigikira, ahubwo naje ngo dusangire ijambo, umbwire wowe uko bibona, ese idini rya nyaryo tugomba kujyamo kugira ngo Yesu atubere inzira ryaba ari irihe? Ntabwo umwanya uri bunyemerere gusoma imirongo yose, ariko nurangiza iyi Evanjiri ya Matayo usimbuke iya Mariko, usimbuke iya Luka, winjire mu ya Yohana igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 49. Haravuga ngo Natanayeli aramusubiza ati Rabbi, Rabbi. Ndacyarimo kugaruka kuri iri jambo ry'icyarabu yari arimo abwira Yesu. Niyo mpamvu ngo yaje kumubwira ngo ni wowe mwami w'Abayisiraheli. Aya magambo rero aratwereka ko ururimi rw'icyarabu niba baraduhaye na alphabe zacyo, tukaba tuzisanga muri Zaburi, tukaba twabonye ko muri Zefaniya batubwira ko Imana igomba kuzaha abantu ururimi rumwe bagomba gusengeramo. Abasenga muri urwo rurimi nukurikira uzasanga ari nabo basenga bubama, kandi kubama ni itegeko ryabanje guhabwa Aburahamu. Amosi na Aroni bararikurikira nk'uko twabibonye, Abayisiraheli bararikurikira nk'uko twabibonye. Inyuma yaho n'abamarayika mu ijuru twabonye yuko ariko basenga,
na korowani nayo yavuze ko tugomba kubamira Imana, noneho Yesu ari nawe turimo kwibandaho nk'inzira y'ukuri n'ubugingo, nk'uzatugeza ku Mana. Twabonye ko nawe ariko yasengaga. Iki ni ikindi gice rero twari tugezeho, ngira ngo cya gatanu, kikubwira uburyo bwo kubama, uburyo bwo gusenga Imana. Uburyo bwa mbere nakubwiye tugitangira, nakubwiye ko ari ukubanza ukisukura. Uburyo bwa kabiri ni ukubanza guhamagara abantu kuza gusenga ukoresheje amagambo. Uburyo bwa gatatu ni ugukwetura inkweto ukazivanamo. Uburyo bwa kane ni ugusenga mu rurimi rumwe. Uburyo bwa gatanu ni ugusenga wubama hasi, nk'uko imirongo yose irimo kugenda ibitubwira. Ejo tuzakomeza tureba ibindi bimenyetso bigaragaza